ushobora kwibaza uti se njyewe Imana iranzi buriya si Imana inyitaho buriya se nanjye Imana iranze kubera yuko ubona waye mu buzima ahari Imana itazi Imana irakuzi. Ni mpamvu Yesu Kristo aguhamagara ngo nyizera njyewe ndaguhagije, nyizera ndahagije kukubarira ibyaha byawe. Hari n'ibyaha wakoze utekereza ko utababarirwa, ariko nabiriye byose Imana irabikubabarira. Byose nta bisa nabi nta bibi nk'iby'umuntu witwa Sawuli, witwa Paulo, witwaga Sawuli wiswe Paulo, kuko yari umunyabyaha yica abana b'Imana. Rero nawe Imana irakubabarira niba, ariko tubihishuriwe dukwiye guhishurirwa ko burya kuba turiho ni ukubera Imana, ni ukubera Imana. Yego, waba ubizi waba utabizi kuba uriho ni ukubera Imana. None se Imana itwifuriza ibyiza, niyo mpamvu tuvuga ngo tuvuge ibyururutse imitima. yego, duhumurize abantu bayo. Abantu twese turi abantu b'Imana, ariko ntabwo twese turi abana b'Imana. yego, abana b'Imana batandukanye n'abantu b'Imana muri rusange. Inkuru nziza TV. Yego, twongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, waba uri mu Rwanda, East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange, ndetse n'ibwota amasimba bari muri Amerika, muri Europe, Aziya, no mu Bushinwa. Turabasuhuje kandi turabakomeje aho muherereye mwese. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Ibihe birahinduka, hari ubwo ushobora kuba umeze nabi uyu munsi ariko ejo ukamera neza, waba umeze neza uyu munsi ejo ukamera nabi. Isi ni ups and down, ariko kubizera Kristo ni byiza gusa. Niba utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo uze gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeze kubana natwe. Bitwaye iki gukanda subscribe? Nta kiguzi bisaba nta musoro bisaba, yewe nta na facture tuzagusaba. Wowe kandaho ukande kuri subscribe, ukande no kuri kariya kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification ku byo tubasha kubahereza. Ntabwo ari ibibi, ahubwo ni byiza. Niba uri i Burundi, fyondaho rwose fyondaho ubutumwa bwiza bubasha kugeraho. Yego, duherereye kuri Gigs, ubusitani bwiza cyane burimo n'ahantu heza ari amahumbezi. Pastor, uri kumva ukuntu ari amahumbezi? Ahantu hameze neza cyane rwose. Ni ahantu heza gukorera ubukwe, yewe n'ikimenyimenyi ubukwe bwanjye naha buzabera. Naha buzabera ko ni ubusitani bwiza, bufite byose birahari. Hari ahantu ho gutwikurira byo, uraza ukahakorera dote, ukaba wakorera na reception, ukaba wanatwikuraho ukajyana umugeni wawe. Na parikingi nziza cyane, nini cyane. Ni ikibazo naje kubona ahantu henshi cyane habera amakwe, ugasanga umuntu yatashye ubukwe ariko yabuze aho parika imodoka. Hano rwose ibintu ni munange, irahari nini pe, ufite ubushobozi bwo kwakira imodoka nyinshi cyane ntabasha kuvuga umubare. Yego Pastor, tukwakiriye hano kugira ngo wiyumvemo ikaze. Hano hamaze kuba mu rugo. Murakoze. Ndabashimiye. Yego, ni umuvugabutumwa musanzwe mubona hano. Pastor, nshaka kugira ngo uze kutuganiza kuntu urabona ibihe bimaze kuba bibi cyane. Biciro ku masoko biri kuzamuka, abantu kwiheba bimeze nabi, ariko ijambo ry'Imana niryo riduturisha umutima, rikatubera impamba idukingira ibibi byose. Kandi bigabasha navuga ko ijambo ry'Imana ari n'akabando gacuma iminsi. Yego. Gacuma iminsi, umuntu akabasha baranja nibaza umuntu udsenga cyangwa ngo ababaye hate muri ibi bihe bikomeye gutya. Umuntu udasenga mu by'ukuri Imana ni nziza. Buri Imana ntigira neza abantu basenga gusa, ahubwo n'abasenga n'abadasenga babeshejweho n'imbabazi z'Imana. Yego, imbabazi z'Imana zitugeraho twese. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu twese tuba dukwiye gushima Imana ibyaremwe byose.
tugashima imana, ariko tubihishuriwe dukwiye guhishurirwa ko burya kuba turiho ni ukubera imana, ni ukubera imana. yego waba ubizi waba utabizi kuba uriho ni ukubera imana. none se hari amaze gutambuka bamaze kugera ahicecekerwa, haba ari kwa muganga, ariko nibura nubwo waba uri no kwa muganga wowe, ariko nturashamo umwuka. ariko wowe urugero hari utari kwa muganga, uri mu kazi gatandukanye, yego nubwo waba uraye, ariko nibura uracyahumeka. ejo hari ibyiringiro ko warya, cyangwa se na nimugoroba cyangwa se no mu gitondo ukarya. niyo ngo imana ni nziza kugeza ku rwego itita ku bakiranutsi gusa, ahubwo nawe utureba ubona ko utari umukiranutsi. humura, imana irakuzi. yego imana ni nziza. ushobora kuvuga utyo akumva ati okay, niba ivurira ababi n'abeza, reka nanjye nikomereza hano izakomeza ingirire neza. ese nirihe tandukaniro ry'umuntu usenga n'udasenga? imana ishimwe cyane. wenda reka tubanze dusome ijambo ry'imana. ijambo ry'imana muri Yesaya, Yesaya igice cya 40, kugira ngo twumve icyo batubwira. yego kubera yuko umuntu ashobora kwibaza ati se ibi bintu birava he, cyangwa se birava kuki. ariko ntabwo tuvuga ibyacu, yego kuko tuvuga iby'imana. si ibyacu, ni iby'imana. yego ijambo ry'imana muri Ezekiel igice cya 40 avuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko imana ivuga. muvuge ibyurutsa imitima y'ab'i Yerusalemu. ubwo ahangaha Yerusalemu buri wese arishyiramo ibyaba i Kigali, mu Rwanda n'ahandi mu nce zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, i Burundi, Tanzania, muri Afurika, abari Burayi, muri Amerika, Aziya, Oceania, Amerika y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, USA, Canada, ahantu hose. Imana iravuga ngo muvuge ibyurutsa imitima y'aho ngaho hatandukanye, mukomeze mubabwire, mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose, ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. habihaniwe kabiri n'Uwiteka. nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganye inzira Uwiteka, inzira nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. yego mu by'ukuri Imana itwifuriza ibyiza. niyo mpamvu tuvuga ngo tuvuge ibyurutsa imitima, yego duhumurize abantu bayo. abantu twese turi abantu b'Imana, ariko ntabwo twese turi abana b'Imana. yego abana b'Imana batandukanye n'abantu b'Imana. muri rusange abantu twese turi Imana kandi iradukunda, kuko ituremera izuba, izuba rikava, irema akayaga kagahuha tugahumeka umwuka mwiza, imvura ikagwa ku bahinzi n'aborozi. urumva, si abahinzi n'aborozi gusa, iyo imvura iguye haba ubuhehere. Imana ikatugirira neza tukabona amazi yo kunywa. ibyo ni ibya rusange, kuko Imana yaturemeye twese kugira ngo tubibone. ariko abana b'Imana bafite akarusho, kubera yuko Imana ibitaho by'umwihariko, bafitanye isano n'Imana, kuko urumva nyine ni abana b'Imana. bahanze amaso ku Mana, amaso yabo bahora bayahanze ku Mana, imenya ibyabo bya buri munsi, kubera yuko ari abana bayo. ni nk'uko nanjye nawe mfite abana, niko bino binameze, ariko nkaba mfite n'iki n'abandi bantu duturanye mu nzu yanjye, ababanza kurya cyangwa se kugera ku biri mu nzu yanjye, ibiryo n'ibindi bitandukanye, ni abana nabyaye, ni abana banjye. abandi baza, hari n'abashaka kuza byashize, yego wenda nkabwira mutegereze muzaze ejo. ariko abana banjye bo baraza bakinjira bagafata ibyo babonye, ibyo basanze bahari barafata. abana b'Imana rero natwe dufite isumbwe ku Mana, kuko tuvugana n'Imana tukayereka ibyo dukeneye ikabiduha. tubisaba ibyo dukeneye ikabiduha. rero niyo mpamvu mbwira abantu, kuko Imana avuze ngo duhumurize abantu bayo,
imana irabifuriza kugubwa neza, imana irabifuriza kugira umutima uruhutse, nubwo uba ufite agahinda kubera ibibazo urimo gucamo, intambara, ingorane zo mu miryango, muri bizinesi, mu kazi ukora, mu buzima bwawe bubayeho ku buryo bugoye, ubwo burwayi bwakurembeje, ntufite n'ibyiringiro byo kuzakira, ariko imana yaremye umuntu burya ibasha no kumukiza. Amen. Yego. Ubwo rero ndababwira ngo muhumure, ntacyo muzaba niba ariko mwisunze imana, imana izabagira neza. Hari abavuga ko hari umuntu utakaza ibyiringiro, ukabona ari mu bitaro ubu ngubu, umuntu ari mu bitaro, muganga nta cyizere ari kumuhereza, nawe ubwo ari kubona ari kugigana mu marembera, mbese ari kure cyane, ari kure cyane, kugera aho noneho ashobora kuvuga ngo ubundi imana ubundi niba ihari yankijije cyangwa igire, nk'umuntu wamubwira iki? Umuntu uri kwa muganga ugeze kuri ni nko ku cyiciro cya nyuma cyangwa se ikibanzirizi cya nyuma gikomeye cyane, ikintu namubwira ni uko imana imukunda. Imana iragukunda. Impamvu imana igukunda, yarakuremye, ntabwo wavutse uri impanuka, kuba uriho ugihumeka cyangwa se nubwo urimo guhumeka bigoranye, ariko imana iracyagukunda. Icya mbere impamvu igukundira ni uko yakuremye, kandi yakuremye mu ishusho yayo. Ikindi cya kabiri imana igukundira ni uko ishaka kugumana nayo, irashaka ko urambana nayo nubwo ugeze aho ngaho, ariko imana yo ntishaka kuguheba. Niyo mpamvu yohereje Kristo kugira ngo umwizera atazarimbuka, ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Ndakubwiza ukuri, naho umubiri wapfa, naho wapfa ubu ngubu, ariko uzazuka ubane n'Imana akaramata. Nta gahunda imana ifite yo gutandukana n'abana bayo, irifuza kubana nayo mirere na mirere akaramata. Ni ukuvuga ngo rero gira ibyiringiro mu mutima wawe ko imana ibasha kugukiza kandi ikwifuriza ibyiza. Imana ikwifuriza ineza, imana yifuza ko udakomeza kubabara. Niyo mpamvu uyu mubiri utubabaza, imana izatwambika n'umubiri utabasha kubabara, utazaba ukibabara, utazaba ugisaza, utazaba ukirwara. Uwo mubiri utubabaza, uyu mubiri utubabaza, uwo mubiri ukubabaza, menya ngo umunsi umwe uzambika umubiri uzajya ukoraho ariko utababara. Uzambika umubiri utazarwara, utarwara, uzambika ubwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo nahishurwa tuzasa nawe. Ibaze gusa na Kristo, gusa n'Imana, tuzaba tubonye undi mubiri utari nk'uyu ngutubabaza. Rero wowe uri mu bitaro, urwariye ku gisasiri wawe, humura, imana irahari ikwifuriza ibyiza. Icy'ingenzi ni uko wemera ko Kristo ahagije kugira ngo agufashe. Waba wabuze n'umuvandimwe cyangwa se n'umuntu wagushyigikira, ariko imana irahari, humura. Ibyo wenda ashobora kuba arwaye, ugasanga umuntu ararwaye, wenda akabona ko arwaye, agira n'igihe cyo kwihangana n'abamuhumuriza. Ariko nk'ubu ngubu urabona ibibazo bihari ubu ngubu ntabwo ari mu Rwanda gusa, even no ku isi yose urabona itumbagira ry'ibiciro ku masoko. Ejo bundi nibwo ndimo kureba muri Nigeria na Kenya, bari kwigaragambya kuko ibiciro biri kuzamuka ku masoko cyane. Ibyo byose ni ibibazo bigenda nk'inzara, umuntu ayimenya ku giti cye. Ko usanga umuntu byibuze inzara ishobora kumwicira mu nzu, akirinda kubivuga kugira ngo abantu batabimenya. Ariko ahari ubu ngubu bashobora kuzakurikirana iki kiganiro, n'icyo wamubwira umuntu ukurikiranye iki kiganiro, ukurikiranye Inkuru Nziza TV, icyo namubwira, kuba ubayeho nabi, kuba ibiciro bizamuka ku masoko, kuba hari akavuyo ku isi hose, ntabwo ari ubushake bw'Imana. Ni Satani washatse ko ikiremwa muntu cyangwa twebwe abantu tubaho nabi, ariko Imana mu kurema kwayo yadutunganirije ibyiza, idutegurira ibyiza. Ariko nubwo Satani yivanze mu mugambi Imana idufitiye, nge nawe idufitiye cyangwa se igufitiye, humura, kubera yuko icyifuzo cy'Imana ni uko ubwami bwayo buza, kandi ubwami bw'Imana nibuza buzana
ry'ubwami bwose. Iyo ubwami bwaje n'ibindi byose birahagera. Icyo Imana ishaka, irashaka ubwami bwayo bwaguka, bwayo buganza. Rero ubwami bw'Imana nibuza, ibisubizo biraza. Niyo mpamvu hari abantu barimo kugusengera. Ntiwibwire ko nubwo uri mu bibazo no mu ngorane no mu bikomeye, humura. Nubwo gusenga byakunaniye, ariko hari abandi ku isi hirya no hino barimo kugusengera ngo ubwami bw'Imana bukugereho. Kugira neza kw'Imana kugereho. Uko kugira neza kw'Imana rero gukwiye gukwira isi yose, imirimo ya Satani ikavaho. Niyo mpamvu turi aha ngaha, niyo mpamvu nawe udukurikiye w'umuvugabutumwa ari inshingano zawe kugira ngo ubwami bw'Imana buze, nk'uko Kristo yabidusabye ngo tujye dusenga ubwami bw'Imana buze. Iyo ubwami bw'Imana buje, ubwami bwa Satani burahunga, hakaza ibisubizo. Dukeneye ibisubizo ku isi, kandi ni Imana gusa izabizana. Izafatanya n'abantu bayo bayemereye, abantu bayizeye, abantu bayumvira, hanyuma bazana ibisubizo ku isi. Hanyuma kurinda Yesu aje, Yesu azabirangiriza, noneho rimwe birangira ibibazo biveho, tubeho muri paradizo nk'uko Imana yaduteguriye kubaho. Ubwo se kumubwira utyo birahagije, buriya naje kubona inzara ni ikintu umuntu ashobora ni ikintu kimurya kikamurya, kumubwira ngo ihangane cyangwa iki bigoye. Biragoye kubera ko nk'umuntu utariye saa sita cyangwa se nimugoroba, ibyiringiro biba byatangiye kugira gute gushira. Ariko ntabwo uzira uri bukurikiyeho mu isaha ikurikiyeho, cyangwa se nimugoroba, cyangwa se mu gitondo, cyangwa se mu kanya tuvugana ubu ngubu. Imana ni Imana ifite ibisubizo, ntijya kubitira. Imana ntijya gutira imbaraga ngo ikugirire neza. Wowe yizere gusa, urebe ukuntu uza kubona ubwiza bw'Imana. Komera, wizere Imana, urebe ukuntu ubona ubwiza bw'Imana. Humura, uyu munsi warara urira, ariko bwajya mu gitondo impundu zikavuga. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ni umubyeyi ubasha kuturemera ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Yego. Ijambo ry'Imana nkuko twarisomye muri Ezekiel igice cya 40 riratubwira ngo muhumurize abantu banjye. Impamvu dukwiye guhumuriza abantu, cyangwa se impamvu Imana idusaba guhumuriza abantu bayo, nuko abantu bafite ibibazo. Imana izi neza ko abantu bafite ibibazo. Imana izi neza ko ari abantu barimo kuburara, batarimo kurya kubera ibiciro byazamutse ku masoko. Imana izi neza ko abatakaje akazi, badafite akandi kazi kandi bakeneye kurya. Imana izi neza yuko hari abantu bacikirije amashuri, hari n'abatayagiyemo, kandi mu by'ukuri aha hanze kugira ngo ibyo ubone icyo ukora bisaba kuba hari icyo uzi. Imana izi neza yuko akazi wari uriho wagatakaje. Imana izi neza yuko ufite uburwayi ndetse abaganga bakubwiye ko utazakira. Imana izi neza yuko ufite uburwayi bwatumye uhagarika akazi kawe, bwatumye ibintu byawe bihagarara. Imana izi neza yuko mu mutima wawe utanezerewe. Izi neza yuko uhora ufite agahinda utazi aho katurutse. Imana izi neza yuko wavukiye mu buzima bugoranye, wavukiye aho ngaho ahantu umuntu yakwita mu rwobo, cyangwa se muri rigori, muri ruhurura, ahantu hateye isoni no kuhavuga, nawe ubwawe uba wumva utahavuga. Wavukiye ahantu cyangwa se mu buzima wumva udashaka no kubwira umuntu uwo ari we wese, n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe wumva utabumubwira, n'inshuti yawe ikomeye warayihishe wumva ntiwayibwira, ariko Imana irabizi. Niyo mpamvu Imana ije kuguhumuriza. Yego. Niyo mpamvu Imana izanye ihumure. Ijambo ry'Imana Ezekiel 40 ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitumye. Icyo yadutumye kuvugana nawe no kukubwira nuvuga ngo humura, komera, umutima wawe nukomere, kuko Imana izi neza yuko waciye muri ibyo ngibyo. Ariko ntabwo ari wowe wari umugambi w'Imana. Ntabwo Imana yayigambiye kuca muri ibyo ngibyo, ahubwo byatewe nuko dufite umubi uturwanya, udashaka ko tuba mu buzima bwiza Imana yaduteguriye kubamo. Yatumye tuvukira ahantu habi nk'aho ngaho, yatumye uvukira ahantu nk'aho ngaho, ariko Imana irifuza ko, irashaka, icyifuzo cyayo no kugubwa neza. Humura, Imana yiteguye kukugira neza. Wawobaye, waba ufite agahinda, waba urwaye, watakaje akazi, ku kazi bitameze neza, mu rugo bitameze neza, hungira ku Mana. Imana yiteguye kukumva. Imana si umuntu. Nubwo utavuga,
ariko ibyo bitekerezo byawe usenga mu mutima irakumva. Uwitwa Hana yasengaga akubita iminwa gusa, iminwa avuga ariko atavuga, ijwi utaryumva, ariko Imana yaramwumvise. Niba Imana yumva umuntu utabasha kuvuga, n'ibyo utekereza irabyumva. Wowe yiringire. Amen. Yiringire irakugirira neza, yiringire iragutabara, yiringire iragufasha. Ayo mafaranga wabuze si amafaranga, amafaranga akorwa mu mpapuro no mu mabuye. Imana yaremye isi n'ibiyuzuye byose, n'ijuru n'ibindi byose bitandukanye, ntabwo yabura kugutunga, kuko ikintu cyose, ibintu byose Imana yaremeyeho agaciro. Ariko umuntu, ikiremwa muntu, wowe uri hejuru y'ibindi byose. Agaciro Imana iguha kari hejuru y'ibindi byose. Niyo mpamvu ntabwo uri impanuka ko warageze ku isi, nuko Imana ibishaka. Humura, hari amahirwe ya kabiri Imana igiye kuguha kugira ngo ubone urukundo rw'Imana. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha, Imana ibashyigikire, Imana ibe mu ruhande rwanyu. Tugiye kubasengera kugira ngo n'ibyo byifuzo mufite, nuko mwumva mubona bidasobanutse, Imana ibe mu ruhande rwanyu. Reka dushime Imana ariko tubasengera. Hanyuma mu gusenga ushobora kwibaza uti se njyewe Imana iranzi, buriya si Imana inyitaho, buriya se nanjye Imana iranzi, kubera yuko ubona waye mu buzima ahari Imana itazi. Imana irakuzi. Niyo mpamvu Yesu Kristo aguhamagara ngo nyizera, njyewe ndaguhagije, nyizera ndahagije kukubarira ibyaha byawe. Hari n'ibyaha wakoze utekereza ko utababarirwa, ariko na biriya byose Imana irabikubabarira. Byose nta bisa nabi, nta bibi nk'iby'umuntu witwa Sawuli, witwa Paulo, witwaga Sawuli wiswe Paulo, kuko yari umunyabyaha yica abana b'Imana. Rero nawe Imana irakubabarira. Niba rero wizeye, Imana ikubabarire. Ariko kandi ibyo ntibihagije, kuko Imana ikeneye no guhindura ubuzima bwawe, ikakuvana muri ako gahinda n'ibyo bibazo. Niyo mpamvu tugiye kugusengera. Nawe ukijijwe, nubwo wakijijwe, ariko ntibyahinduye ubuzima bwawe. Kubera iki? Kubera yuko Satani akomeje kugendera, ariko mu Mana hari ibyiringiro. Imana igiye kugira neza. Reka dusenge Imana rero kugira ngo Imana izi gutabara. Reka duhamagare Imana. Imana ishobora byose. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye. Uyu mwene data mushiki wacu ari ku rwego abona ariko rwa nyuma, ararwaye kandi arabona ageze kuri po ya nyuma, ageze ku rwego rwa nyuma. Data wa twese nta byiringiro afite kuko yatakaje akazi. Uwiteka mu Mana ishobora byose, kuko nta muryango afite, abona nta byiringiro kandi abona atazagirirwa neza. Ariko Uwiteka ari cyanuka, kuko uri Imana yihagije, ubasha kumugira neza. Nubwo yabatakaje akazi, nubwo ngo Imana yabahahanwa, nubwo adafite umuryango, nubwo Uwiteka ari cyanuka yavukiye mu buzima bubi budafite icyizere cy'ejo hazaza, ariko uravugana nawe ngo nahumure, nakomere, kuko wamuremye atari impanuka. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turamusengeye, ndamusengeye. Mwate yo kugirirwa neza nawe, mwate yo gukomezwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Reka umubohore, reka ibyiringiro byawe Mwami Imana bizamuke muri we, reka umuhindurire ubuzima. Iyi saha hindura ubuzima bwe, kuko akurikiye akizera. Hindura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana muhuze n'amahirwe ya kabiri, muhuze n'ubwiza bwawe, kugira ngo abone kugira neza kwawe, kandi mubabarire ibyaha kuko aguhungiyeho. Yanze kubibwira abantu, ariko arabikongoreye. Ngaho bimubabarire, mukize, mwuzuze umwuka wawe, mwuzuze imbaraga zawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimye Kristo mwiza, ndasenze. Ibyo ngibyo byose n'ibingibi byose bituma abantu bajya mu gahinda no mu kaga no mu bwihebe burenze urugero, kubera imiterere y'isi, izamuka ry'ibiciro, intambara hirya no hino, amakimbirane y'imiryango, inzangano zo mu muryango, mu nshuti n'abavandimwe. Ndabikubita hasi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndatura ikirere cy'umwuka w'Imana ku isi hose, muri Amerika y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, Canada na Amerika, muri Afrika, mu izina rya Yesu Kristo, i Burayi, muri Aziya, Oceania. Mana, ndatura ubwiza bwawe kuri abo bantu badukurikiye, bagire neza kuko bagutegereje. Nta handi bakuri ibyiringiro atari muri wowe, kuko ni waremye isi n'ijuru, kandi uturimo tutari impanuka. Ubwo tutari impanuka witegura kutugira neza, ariko kuko imirimo ya Satani ibaye myinshi igwiriye, itumye abantu biheba. Mu izina rya Yesu Kristo nanjye ndayikubita hasi, ndayigabanya. Ndatura ubwiza bwawe kuri abantu badukurikiye, bagire neza, bazabona ineza yawe, bazabona imbaraga zawe, bazabona kugira neza kwawe, bagushima guhimba. Ugize neza kuko ubyumvise. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Inkuru nziza TV.